Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Reka mbabwire ubuzima ni ikintu gikomeye. Ubuzima ni ikintu gikomeye mwa bantu mwe. Hari igihe umuntu koko yavuga ikintu nanjye ubwanjye pe nkabona nibyo. Nkabona ibyo avuze nkabona byararangiye nyine. Imana ishimwe. Abona ibintu avuze nibyo. Ariko aho Uwiteka aba yagejeje tubaye tumushimira. Haleluya, 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 haleluya. Nawe utagiye kwirengagiza. Nawe hari ibyo Uwiteka yagukoreye. Nanjye nabonaga byararangiye. Tuma umushima. Haleluya. Ukavuga ngo Uwiteka himbazwe. Shingiye ku byo nabonye. Umugabo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Shingiye ku byo nabonye. Umugabo guhamya ko nakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye. Haleluya. Nanjye nezerewe n'Imana. Uzi ko navutse igihe umwana atangiye kugenda njyewe mera ku mbuga sinashobora kugenda, ariko Yesu angiraho angirira imbabazi. Imana yamagurukije ndi ikirema nadashoboye kugenda. Mushiki wanjye umurikira aravuka aragenda, njyewe nyikicaye hehe ku mbuga. Haleluya. Imana yamagurukije ikankura muri ubwo buzima bwo kugenda nkururinda. Benshi murabizi rwose Imana yangiriye neza, ufite amaguru mazima ndayitambira. Haleluya. None sigaye haleluya, haleluya. Imana yakoreye Erestika Edra. Yesu angeraho angirira imbabazi. Akoresha umusinzi wari uri kwitambagirira aho ngaho, arangiza acagakona ko Yesu igiye acagakona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ikoresha uwo muntu araza aramagurutse nera nanjya gukora dede n'abandi kandi nari ndi mukuru. Haleluya. Yesu angirira imbabazi, anyuraho angirira imbabazi. Yesu ageza akangirira imbabazi. Nawe akugeraho angirira imbabazi. Imana ishimwe cyane. None humva igitangaza. Yesu atugirira imbabazi. Mu rugo mama yabaga yigiye kwishakira ubuzima, ndetse n'abo tuvukana bagiye ku ishuri. Imvura yarazaga ikanyagirira aho ngaho, ariko Yesu agezeho arategeka, akoresha umuntu araza aca agakoni, arafata aramagurutsa akangendera kuri ka gakoni. Ariko ubu ndagenda ndasiripa bikemera, ndazamuka ukuru bikemera. Haleluya. Amina. None igihe kimwe nza gukorera Imana nari mfite umupira, siko nuze umwuka wera nambara ikabutura. Haleluya. Ariko Imana ihindura icyerekezo cy'ubuzima. Ndagira ngo mubwire ngo Imana iracyakora, iracicaye ku mirimo, iracicaye ku ntebe y'ibitangaza. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Yego. Mu kindi kiganiro tuzinjira mu buhamya tuvuga aho Imana yadukuye, yatugiriye neza. Twajyaga turya umuceri kuri Noheli, tukongera kurya umuceri kuri Noheli. Ariko uyu munsi wa none Imana ishimwe turarya tukambara. Kera hari ibintu twajyaga turyamaho bitwaga umusambi. Uracyabaho umusambi? Imisambi iracyabaho. Ako Yesu kura kuri. Haleluya. Imisambi iracyabaho. Noneho reka nkubwire, nyine habaye indoze nk'igitangaza, ugasanga dushashe ibishishwa by'ibishyimbo tukaramburaho umusambi. Nabwo ibishyimbo byeze yari matora yacu. Ako Yesu ukura kure. Noneho hari ukuntu ubuzima bwa kera wasangaga kuri amatara y'imiyoboro mu cyaro. Noneho hakuraho abantu. Noneho hari bagutumaga nk'ibizo n'ikigiko byavuga ati reka uzane wenda nk'ikiroshe ibiroshe bijeje. Noneho ukagenda wagenda ukora ukuntu bafata n'usundi ukabanza ukawukiza ukarugashura ukabona wageraga aho mu nzira ugiye kunyuzana ugomba kuzigura agatangira ukagisereza nako kakazima. Noneho akazima gahita gukoresha tekinike ubukamaka. Imana ishimwe. Atahimbaza. Ariko nawe utagiye kure Imana ishimwe cyane. Yaramuvuga kandi aguruka
bikanga bikemera nta muntu ukigira. Yesu abaho umugisha. Abanyemerwe dusubije hano. Mbega ikiganiro ni ukuri turanezerewe cyane.